umugabo n'umugore ubishushanyije kugena ku mubano wabo umugisha wawe umugisha 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 ni wowe wahanze ijuru n'isi n'ibiyituye kurema umugabo n'umugore ubishushanyije kugena ku mubano wabo umugisha wawe umugisha 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 utagira kandi ibyo bagiye kwiyemeza bazabashe kubitunganya bazabifashwamo n'Imana ariko bazabifashwamo namwe ubwanyu mwateraniye hano. Tubasabire rero muri iki gitambo cy'Ukarisitiya kandi twitegure kwakira amasezerano bagiye kugirana. Twanga ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukarisitiya dufite umutima mwiza. Imbere y'Imana ishobora byose ko naciye rwose ibyo natekereje ibyo navuze ibyo nakoze ibyo niyemeje gutunganya kuko naciye rwose igihe kimara ingingo y'ubutagatifu bw'iteka abamarayika bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe musabe kwigayisa Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka.
kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugatekanwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe urabisimburana iteka. Isomo ry'umwaka wa Mutagatifu mwayandikiye Abanyakorini. Naho navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singire urukundo, naba ndi icyuma kibomborana cyangwa inzogera irangira. Naho nagira ingabire y'ubuhanuzi, ngahishurirwa amayobera yose y'ubumenyi bwose, naho nagira ukwemera guhambaye kumwe ushyigura imisozi, ariko udafite urukundo ntacyo mba ndicyo. Naho nagabiza abakene ibyo ntunze byose, naho nahara umubiri wanjye ngo utwikwe, ariko nta rukundo ufite ntacyo byaba bimariye. Urukundo rurihangana, rutangira abandi, ntirugira ishyari. Urukundo ntirwirarira, ntirwikuriza, ntacyo rukora kitambitse, ntirondera akararo, ntirurakara, ntirugira inzika, ntirwishimira akarengane, ahubwo ruhimbazwa n'ukuri. Urukundo rubabarira byose, rwemera byose, rwizera byose, rukihanganira byose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bityo rero ntibaba bakiri babiri, ahubwo baba umubiri umwe. Nuko rero icyo Imana yafatanyije umuntu ntakagitandukanye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Uragasingizwa ndagira ngo rero Jean Claude na Blandine bigira imbere kugira ngo bahane isakamento kandi tubashyigikiye natwe. Tumaze kumva icyo Imana itubwira ku byerekeye abashakanye, ko urukundo twihanganira byose, twizera byose, n'ibindi twumvise Pawulo Mutagatifu yatubwiraga. Hanyuma tumva ko bo Imana yafatanyije ushobora kandi ishobora kubatandukanya. None rero bageni, mwaje mu kiliziya kugira ngo urwo rukundo rwanyu rwemerwe n'Imana imbere y'umusaseredoti no mu maso y'ikoraniro ry'abakristo. Urwo rukundo mufitanye Kristo arusendereza imigisha ye, ararwuzuza kandi arukomeresha isakamento mugiye guhana, kugira ngo mwebwe aho yatagatifuje ku bwa batisimu mushobore kubana iteka mudahemukirana
kandi murangize neza imirimo yose igenewe abashakanye. Niyo mpamvu imbere y'iri koraniro ry'abakristo nshaka kubabaza ngo mubwire uko mutekereza mu mitima yanyu ibyerekeye isezerano mwifuje kugirana. Muje gusezerana ku bwanyu bitarimo agahato gaturuka ku bandi, ni ku bwanyu. Murashaka gusezerana gikristo, muzi ko mugomba gukundana no kubahana mu mibereho yanyu yose mudahemukirana. Ibyo murabizi? Muzi ko abashakanye bagomba kwakirana urukundo abana bose Imana ibahaye kandi bakabarera gikristo. Murabizi? Muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe batinze kubyara cyangwa bari kubyara. Ibyo murabizi? Ubwo mwifuje kugirana isezerano ryo gushyingirwa gutagatifu, noneho mugiye guhana ikiganza cy'iburyo, maze imbere y'Imana na Kiliziya babwira undi isezerano rye. Yewe Mbarushimana Jean Claude nemeye ko wowe Irabasha Blandine imbere umugore kandi musezeranije ko ntazahemukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugera gupfa. kandi gusezeranije ko ntazagahemukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugera gupfa. Nikomeze isezerano mugiranye mu ruhame rwa Kiliziya kandi basenderezeho umugisha wayo mutagatifu, none rero icyo Imana yahuriye hamwe umuntu ntakabitandukanye. Izi mpeta ni ikimenyetso cyagenewe kugaragaza ubumwe bukomeye buhuza abagiranye imbere yawe isezerano ryo gushyingirwa. Turakwinginze rero uzihe umugisha wawe kugira ngo abagiye kuzambikana Blandine na Jean Claude bahore bakora ugushaka kwawe, bagume mu mahoro yawe, maze bazabane iteka bakundana bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Irabasha Blandine akira impeta mpambitse, ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mbarushimana Jean Claude akira impeta mpambitse, ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nyagasani uhamagariye aba bageni gushinga urugo, bahinemo yo kurwubakana urukundo rwawe, bazakirana umutima mwiza bazabagenderera bose, kandi uzabe uburuhukiro bw'abafite intimba. Batoze gufashanya abagendere bashyigikiwe nawe, batoze gukora ugushaka kwawe iminsi yose y'ubuzima bwabo, batoze kukugisha inama no kukwisunga mu migambi yabo, batoze kugutura ibyishimo byabo n'amagorwa yabo, batoze gufasha abana uzabaha kukuyoboka. Maze rero wowe rukundo ruzima, tugushimiye urukundo wabahaye kandi tugusabye kubakomereza kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.
mana yacu ubona amasengesho yacu kandi wakira no kuza amaturo turuturiye abayoboke bawe bamaze kugirana amasezerano yo gushyingirwa mutagatifu, bityo iki gitambo bagikeshe gukomera mu rukundo bafitanye n'imitima yanyu yo gukira ijuru. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Abumva bafite imbaraga batarwaye bahaguruka kugira ngo dufatanye isengesho, kugira ngo muri we abantu bose bashobore kugira uruhare kuri kamere Mana yawe no kuzasangira nawe mu ijuru umurage w'ikuzo ry'iteka. Gushyingirwa gutagatifu k'umugabo n'umugore washatse kutwereka ingabire nyinshi zikomoka kuri Kristo, kugira ngo iri sakaramentu twijirije bitwibutse umugambi w'urukundo rwawe rwahebuje. Nicyo gitumye twifatanya n'abamarayika n'abatagatifu ubudahwema tuti nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu ni Nyagasani Imana umutegetsi w'ingabo. Ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe, ntabwo impundu mu ijuru hasingizwe uje mu izina rya Nyagasani, ntabwo impundu mu ijuru. Koko nyir'ubutagatifu Nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose, none rero mubyeyi wacu turagusaba usakaze wawe kuri aya maturo maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umwami wacu. Igihe yari agiye kugarizwa urabona ko ubushake bwe yafashe umugati arashimira arawumanyura, nuko yohereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze mujyeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro nawe arashimira, nuko yohereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munywe mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano kandi izabaho iteka, agiye komerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugire imbabazi z'ibyaha, ibi mujye mubikora urwibutso rwanjye. Iri ni ibebera rikomeye ry'ukwemera none rero Nyagasani, mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, tugutura umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no kugushimira tukaguhereza amaturo, kandi turakwinga twiyoroheje ngo twebwe abasangiwe n'amaraso bya Kristo wo mutagatifu duhuze twunge ubumwe. Nyagasani w'iki kiliziya yagiye ku isi hose maze ubwo yijyambere mu rukundo, hamwe na Papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Tadeyo n'abatorewe mu murimo wa Ritari bose. Nyagasani wibuke kandi aba bageni Jean Claude na Blandine bamaze guhabwa isakaramentu ryo gushyingirwa. Ni wowe wabafashije kugera kuri uyu munsi w'ubukwe bwabo, ubahe no kuzagira abana uko babyifuza, kandi neza yawe ibahe kuramba mu munezero no mu mahoro. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye bafitiye impuhwe, maze ubakire mu ruriro ruturukaho. Turakwinginze ngo natwe Yesu ugirire impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka, hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, Yosefu mutagatifu n'intumwa zawe ntagatifu, n'abandi batagatifu bose bakunzwe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata kubwa Yesu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo byose bishyirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we, ubumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nk'uko twabwirijwe n'Umukiza akabidutegeka kandi akabitwigisha, dutinyutse kuvuga tuti dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Tubare dutuye none, tubare ibicumuro byacu, nk'uko natwe tubara abaducumuyeho, tudateganya gushyashya abadukiza ibyago. Nyagasani
turakwinginze udukize ibyago byose turi mu bisakaza amahoro, impuhwe zawe ziturengere zikize icyaha cyose ziri n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje amizero mahire no kuza k'umukiza wacu Yesu Kristo. Ijuru n'isi uri mu mugabo n'umugore ubishushanyije, kandi ugena ko umubano wabo wumva umugisha wawe. Turagutakambira twiyoroheje dusabira umugore Blandine wasezeranye none n'umugabo we Jean Claude, Nyagasani we na mugenzi we basesekazeho umugisha wawe w'igisagirane, maze umunezero bakesha umubano w'abashakanye uzatume babyarana abana bazamutaka urugo rwabo kandi bakagwiza abana bakiza yawe. Nyagasani mu byishimo byabo bari kugusingiza, mu maganya yabo bakwiyambaze, mu mirimo yabo banezezwe n'uko bari hafi, mu magorwa yabo bamenye ko muri kumwe ngo batabare. Bajye bagusengera mu ikoraniro ritagatifu kandi bakubera abajya mu bantu, maze nibamara guheraheza ubukambwe bwabo batunganiwe, bazaberwe no gutura mu ngoma y'ijuru hamwe n'izi nshuti zibakikije kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu Kristo wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro, mbaye amahoro yanjye, ntibite ku byaha byacu, ahubwo te kwemera kwa kiliziya yawe umwe wowe wagateka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani, nimwifurizanye amahoro.
1,000 for your love and mine. Merci. Maneno yako matamu nayasikia, mkono wako imara unanishika, nikikuomba Baba huchewi, nikikuita Baba huitika, nikuimbie unisikie, usikie sala yangu toka moyoni. Let me say it all. ndetse na Brandine icyo twita umuko maze batwakira uriya mutsima ndeba bashyizemo ifu twakoresha ku rushingo. Urushingo niba muruzi, abakuru bararuzi, nibwo bwakoreshaga mu minsi ishize, ariko ubu ngubu byaroroshye. Brandine na Jean Claude baracanye muri iri ziko ryiza rya kijyambere, ariko mwabahaye amashyi koko. Bamaze baratetse rero, banone babahaye hano, babegereje umwuko, babanze none ahangaha ntibamenya, musaturire neza maze uwo mutsima, maze munahindukize buhoro gutyo gatoya, rekera aho ngaho wereke, manurira ahangaha gutya buhoro wikwiruka Jean Claude, rekera aho ngaho, hindukira maze muri uru ruhande, hindukira maze muze mufatanye mutyo mutarekurana, kuko uyu munsi mwabaye umwe. Buhoro ugende buhoro ku ruhande, yewe nushaka kurekera gatoya. Icyo twashakaga nibyo n'ibyo ko maze ngahigire hino nanone mwereke, maze uko mufite ibyo birahuri byacu mutambuke mutirukanka mugenda gake nk'abageni b'uyu munsi, kandi mutambuke gitore. Ejo muri duherutse mu itorero Jean Claude twari kumwe, ndareba ubikoze neza kuko nka bwa wundi. Buhoro ndareba baguhanga amaso bose batuje. Dije ishyiramo akaririmbo bazamuka gato. Hanyuma reka basabe nabo Claude, ndareba utigeze wikoza umukobwa, mufata ukuboko nanone mukiga utyo, ngaho mwicare buhoro. Aha, muwambere amashyi nanone niba ari ngombwa. Ariko kuko ibyo bari bakoze babaga ari byiza, mwari mukwiye kuyaba. Ndabashimiye ko mubinkoreye. Noneho rero muri aka kanya Imana niyo nkuru yaturitse kuva mu gitondo muzi urugendo twagiyemo.
ibyo byose ni iby'Uwiteka. Reka nsabe umuvugabutumwa Eric adushyire imbere y'Imana, ubundi dukomeze ibirori byacu. Mana twakoze ingendo zitandukanye ariko ni wowe twagushimiye rero kuko twageze hano mu mahoro ndetse na gahunda zose umwami zikaba zakozwe mu mahoro. Icyubahiro n'ikuzo cyawe turagije n'ibiri imbere ndetse na gahunda tugiye kujyamo kandi uze kudufasha byose tuzabona mu izina rya Yesu. Amen. Uyu ni umuryango wacu ubahaye ikaze hano mu muryango wa Royce, ubahaye ikaze, mwicare mugubwe neza. Hano ni mu rugo, ntacyo mwishisha, nta n'icyo mwikanga. Nagira ngo mu byubahiro byanyu wigire ejuru, mbese natwe dusuze dukorane mu bisigira twumve niba tugihumeka. Jose muraho mugabo utanyagwa. Muraho neza musaza. Muraho utagumirwa n'imigorwa mugabo nyir'ingoma. Muraho neza. Urakagira Imana. Amen amen. Orana nyakuru gira ubutaha. Twese tuyihorane. Turamahoro. Mukomere badege rero burya urugo rwacu ngo n'urusangwa. Nagira ngo mpamagare abanyaruhimbi baze mbese barebe ko n'isari itadusaranguye, twice inyota turebe n'ijwi risohoke neza. Aricyo byabitwaye ibyo bari amahoro. Imana ishimwe. N'amahoro masa. Nimuze bakobwa beza. Wamashyi abana, wamashyi. Yaduhaye ko atari twe twavuze ngo umwanya tuwugire. Tukiri ku isi tugomba kwishima, kandi tugomba no kwishimana n'ibiriho, kuko utajyanye n'ibiriho ntabwo waba uriho ku isi. Twongere musaza. Mukomere cyane. Abantu bo mu gikari bazana akantu twica inyota turebe ko isari twayinesha. Murakoze kandi Imana ibamugishe. Mukwiye buriya ngira ngo kandi murakoze ko muyamuhaye. Uryango buriya ni nk'umunani zirimo ngaho ongera 12. Aha noneho rero ntakuro uzi igihe duheruka rero mu itorero ukuntu badutozaga turi kuri parede baratubwira gerageza kubwahera ukabikora. Rwose barashimiye ko muramuhaye neza cyane, abikoze neza. Ariko rero ubwo twari mu itorero ryakurikiyeho na Brandine nawe yarigiye. Brandine hano twabigenzaga dute utyo ngaho urubuga ni urwanyu ubungubu. Sinzi ikintu mugiye gukora, ntabwo nzi icyo mugiye gukora, ntabwo ngizi utyo. Aha rwose murasobanutse. Jean Claude ati na Brandine ati nta kindi twakora uyu munsi nuko tugomba guhoberana. Ariko ubwo siko muvuye mugumeye neza nkuko mwari mumeze. Nimurangiza otyo bariyongeje ngaho murekwaneho gatoya ariko mukomeze murebane. Noneho pare muhaguruke namba bwica umuntu ugiye gukora. Pare nyemerera ufate icyo gikombe nk'icya Yesu, nawe na Marene nawe afata icyo ngicyo, maze mumera abana b'abakobwa n'abahungu uyu munsi. Barekura noneho umwe afata igikombe unafata ikindi. Murakoze cyane. Nimurangiza mwebwe mwiyicarire muhaguruka. Nanone uyu mwanya mwiza Brandine ndetse na Jean Claude
agiye kongera kutubwira ngo kare baza batwereka ngo Jean Claude rwose yatweretse ko abantu kuvuga ngo ndagukunda, ariko Jean Claude nyemera rwose Brandine muri aka kanya narangiza aba ari we rwose noneho ubanza, kubera yuko wamaze kutwereka ko wamubanje kumubwira ngo uramukunda, ariko uyu munsi reka nawe agiye kutwereka yuko nawe yiteguye kugufata neza ntacyo uzabura mu rugo, maze akumpere kuri icyo gikombe uko yabitujwe. Ngaho Brandine, ariko buriya ntabwo ndabashimiye ko mubona muhambereye amashyi. Ati enda Jean Claude mugabo nkunda kandi mugabo nakunze, wowe utazicwa n'inzara mu rugo rwacu, uzahaha maze nteke kandi nzicara ku ruhimbi maze ncunde, nindangiza ngo inkongoro maze rwose n'inyota ndi hafi nanjye rwose nzaragira kandi mukamire. Toka moyoni, and let me say it. If it wasn't for your love and my merci. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Uri mane rukundo. Uri mane nye mabasi. Yeah, papa, you deserve it. Yeah, papa, you. bashaka kubakira abana bari bamaze kuba impano yabo ndetse bose kuvayo. Reka twakire umuryango ababyeyi ba Jean Claude bambwiye ngo rwose uyu ni umwanya mwiza tubonye ndetse arihuta arasemuka, none tugeze mu kanya cy'uko tumwubakira kuko nabatubwiye akagere. Ndagira ngo abantu batuze twumve umusaza kubwo gucuruza amasaha hano umwete n'amasaha yatujyanye cyane ko benshi bazaho baturutse, kandi ngo burya umwanzi w'ibihe ni amasaha. Rero yanezerewe umutima wanjye kubw'umuhungu wanjye Jean Claude abo yigeze ambere ikigwari, yambereye umwana mwiza, namutumye arahanyurukira. Ibyo yambwiye ntabwo yambeshye, yarambwiye ati mu gihe runaka ashaka kuzaba ndi umugabo nanjye nubatse urwanjye, nanjye nkugisha inama n'umubyeyi wanjye, ariko nanjye ndi umugabo uri mu rwanjye. Rero ndabigushimira mwana wanjye ko wateye mu kirenge mu cy'ababyeyi. Ntaho umuntu ahinga ngo asarure abana, ariko umuntu arashaka Imana ikamuha akabyara, akabyara hungu n'akobwa agatuma. Rero bana banjye bifurije kuzabyara hungu n'akobwa, uko mwubashye ababyeyi banyu namwe ariko abana banyu bazabubaha. Rero nisinde mu magambo, urabizi muri iki gihe dusigaye tworoye mu buryo butandukanye, abororera muri beneri ndetse na Equity Bank n'izindi, akabaho n'abororera mu biraro nk'uko
mubizi ariko njyeweho ibyo nari nabageneye reka mbibashyikirize abana banjye. Murakoze. umusaza ati mwana wanjye Jean Claude warakoze, dore uko mwubakiye nuku kandi nzi ko gushimishije kandi nkomeje kukubera umubyeyi, ariko ndareba n'umubyeyi w'umumama ngira ngo ashaka kongeraho. Murakoze cyane, ni umunsi w'ibyishimo ku buzima bwanjye bwa Claude uzanye ukazana bwanjye, ndanezerewe cyane. Ni amateka maremare yanjye n'umwana wanjye Claude, ni maremare ariko tugashima Imana umunsi. Ndashima Imana rero ko yubakiye Claude, ndashima Imana ko yanzaniye umukazana mwiza, ndashima Imana ko yamuhaye urugo rwiza, ndashima namwe mwese mwamushyigikiye Imana ibamugishe. Rero mbifurije kubona umugisha, ugiye kubaha impano y'imbuto kuko nizeye ko muzabyara abahungu n'abakobwa. Izo mbuto nizo muzaha abana banyu, nizo muzabareresha. Imana ati mbifurije hungu na kobwa, izi mbuto simbori yabyo rwose, kandi muzabarere neza, uburere n'abahaye n'ubundi muzabuhe abuzukuru bawe kugira ngo tujye kuruhuka kuko amasaha ahageze, namwe murabireba. Ati bana banjye ntabwo nareka gushima, maze mubyeyi uvuge ureba ubareba neza, ariko kugira ngo aya mafoto azabe meza urahagarara hano. gushima cyane cyane nshima Imana, nshimira n'Imana urwunguko, umugisha twabonye kandi twavukanye Imana yatugeneye, akaba ariyo mpamvu yatumye tuza kugera hano. Murabona uyu muryango wose uko ungana uko, ni mugari, bavuga mugari, ntibavuga munini, bavuga mugari, guheka no guhekana. Tukaba twongeyeho umuzabibu mugari, urwunguko, kubyara, guheka. Tukaba tubasabye namwe mukongera kudusabira Imana aho umugisha kugira ngo bunguke nk'uko twabungutse. Murakoze, babyare, bakuze kandi bororoke, kandi cyane cyane Imana ibongere ingabire y'ubwenge. Nyakubahwa Faustin, karabatarama ibyishimo bitagereranywa dufite buriya, kandi n'umunsi uciye ikibu. Dufite n'indi gahunda nziza, urabona buriya turi mu ihinga ry'ibishyimbo bishobotse, kandi ni ngombwa, ni ihame, kuko ntacyo nakwima, ntacyo wanyima tukigusabye cyangwa nawe twe ukidusabye, kugira ngo bariya bana turebe uburyo dukomeza kububakira bakomere nk'urutare kandi basagambe nk'urwungwane. Bityo rero munyemereye mwebwe nyakubahwa, mwanyereka urugo rw'abariya bana, kandi tukanabatwikurura rega bakajya mu kazi. Buriya burandira ni umukozi, waba wubatse ukagenda. Turagira ngo rero dukomeze tubashyigikire mubitwemereye. Murakagira Imana, murakoze cyane. dusabye ko mugera mu rugo rw'abana, ni byiza kandi birakwiye, kuko ntabwo mwagenda mutarebye mu rugo rw'abana, kuko abana bafite aho bavuka bakagera n'aho bataha. Ntabwo baba mu gihuru, ntabwo baba aho mutashobora kugera. Turabibemereye, ariko hagati aha ngaha sinzi niba mububavuga kugenda, numvaga twakomeza tukaganira tugatarama, ari naho mpera nsaba abanyagikari banjye ngo baze babongere umuvinyo, babongere musome, mucurure
mwicare mugwe neza. Erega hano ni iwanyu, gutaha cyangwa se kurara murabyemerewe, nta kibazo gihari. Ariko nyakubahwa, iyi nzoga mureba, iyi nzoga y'ubwenge, inzoga y'urukundo. Naho muvuye naho mugiye, bamenye ko hari icyo twari twicaye tutaramanye, hari icyo twari twicariyeho n'urukundo. Bagira ngo rero aka kaba kanozagendo musaza, maze inyota ntibatsindirwa wamuba, mukomeze muryoherwe kandi mube neza. Iyi mivunyi y'undi inasi hahandi, kandi natwe ntabwo turi babandi, dufite abadutumye. Ubwo rero turagushimiye kandi mudusezereye neza, murakoze cyane. Genda nabo ubaheye, buriya ntabwo akwiye kuduha ngo bishobotse. Ngira ngo turabashimiye kandi babamera amashyi. Bashyitsi twagendanye, ndagira ngo tubashimire.